ubwo nyine barashaka kudusenyera, barashaka kugutwara, ubwo bagutwaye nta kindi nyine se bigende bite nyine. Ariko sheri waretse kuvuga utyo, ubwo bundi waba uzi ko abantu ushaka kuvuga ko badusenyera aribo bantu banje ba hafi. Cyose imyaka tumaranye uracyashidikanyaho, none nagushidikanyaho, nese uri kumushidikanyaho kubera iki? None se ahubwo ni gute ntagushidikanyaho mu gihe murumuna wanjye udashaka ko akurana n'umusore bakundana, uwo musore utanamuzi birenze, ukaba ni ukubera iki? Kuki utatobora ngo umbwire impamvu ituma udashaka ko Martin na Lydia bakomeza kuzamura urukundo nka couple yabo bakundanye, bishyira no kuba bakora ubukwe? Ndetse nanabikubwiye bari gutegura ubukwe kandi ndabashyigikiye. Niba utabashyigikiye mbwira indi mpamvu, niba utari uko ushaka utakunze Lydia ukaba warabuze aho umuhera. Nta uri kiremba, nubwo iryo jambo ritari ngombwa, ariko ntabwo ubasha gushimisha abagore, ntabwo ubasha gutera akabariro. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Ep Media. Nge nitwa Tiyunsanze, tukaba twongeye rero guhura kugira ngo dusubiremo, twongere turamukanye cyangwa se twifurizanye amahirwe n'imigisha ituruka ku Mana. Ndagusuhuje rero aho uherereye hose. Ni umwanya rero mwiza wo gukomeza inkuru yacu, inkuru y'umuhungu wa perezida cyangwa se umukobwa w'indushyi wakorewe ibintu by'icaruboze cyangwa se ibibazo nyine bitewe n'imitekerereze nyine by'impanuka yahitanye mama we akiri umwana w'imyaka 11. Rero tugiye gukomezaho inkuru yari yasoreje nta gutinda. Uribuka ko ukuntu byose byari byarangiye, uribuka ko hari harimo amahurizo atandukanye. Ariko cyumweru rero nibwo Lydia yagiye gusura nyine umukunzi we Martin. Urumva byari ibintu byiza cyane, barakundanaga. Martin ni umusore wabaga hafi na Lydia kandi akamwitaho rwose. Baraganiriye rero baratinda, mbese biba ibintu byiza. Martin nawe urumva yabaga yishimye cyane, yishimiye uburyo Lydia amukunda, yishimiye uburyo Lydia muba hafi, mbese abantu benshi baramutaye cyangwa se batamwumva ko akuze, bavuga ko akuze atarongora, ndetse yewe hari ibintu byinshi bimuvugwaho bitari byiza. Ariko ibyo byose Lydia nta na kimwe yari azi. Lydia yireberaga ubuzima bwe n'ibintu bye, yari atarasobanukirwa cyangwa se ngo ahumuke amaso yite ku bintu bivugwa. Gusa nyine Martin ntabwo yigeraga rwose yegera Lydia aho bari we. Nuvuga ngo Lydia yabwiye Martin ariko se ko buri gihe ahantu ni heza, buri gihe ntabwo ndabona wisanzuye, ese niki kibigutera? Martin arongera amubwira ati nakubwiye ko ngiye ubundi mu buzima bwanjye ntakunda nyine ibintu byo kusamara nyine ngo ngende mba numva naba ngutesheje agaciro. Gutyo wicaye aho turi kurebana, twatetse twariye, mbese numva nyine binyuze kukureba mu maso ukuntu uri mwiza, numva nyine ari ikintu utakaba ugiraho ikibazo. Lydia ntabwo yamubazaga afite gahunda yo kumubaza nyine byimbitse impamvu amwitwaraho atyo, ariko Lydia nabwo yatekerezaga ko nyine atari uburyo buri normal abantu bakundana bitwaramo. Urumva ntabwo yamusomaga, ntabwo yashoboraga kumwegera cyane, ntabwo mbese Martin yari umuntu nyine utabasha kwegera Lydia cyangwa se ngo amwereke ko akunda abasore nyine bereka abakobwa cyangwa se abashiri babo ko babakurura, akaba yagerageza gukubagana, akaba yamukoraho umukobwa wenda ukaba wamubuza ko gukoraho cyangwa wamubuza kugira ibindi bintu nyine agutekerezaho. Ariko Martin we ntabwo ariko byari bimeze. We yumvaga ko kuba ari kumwe na Lydia, kuba Lydia ari aho bimushimishije, byo nta kindi kintu kidasanzwe gihari. Baratetse bararya nk'uko nabikubwiye, baganira bagatera story. Martin story ze zose urumva bakoreraga ku kigo kimwe, zabaga ari izo ku kazi. Amubwira nyine uburyo boss wamufata, amubwira stress z'amafaranga, amaraporo, ibyo ngibyo nibyo baganiriye. Gusa Lydia ntamenye impamvu, mbese agatekereza ko hari Martin nyine atamugirira sentiment cyangwa se amufata nk'umuntu nyine wahungabanye ku rwego rwo hejuru, ku buryo adashobora yewe no kumukurura, yaba ari umuntu nyine utamukurura. Nibyo we yatekerezaga. Byarangiye nyine Martin aherekeje Lydia arataha. Lydia aramubwira ati bye, we nyine ejo ni akazi kandi ndagukunda. Martin amubwira ati ntabwo nkugeza kure rero,
akira genda ufate kariya kamoto, uriya mumotari ahita akugeza mu rugo, kandi nawe ndagukunda rwose, wakoze kunsura, urabona ko nta kibazo nubwo ari kure ariko nta bintu nyine bidasanzwe byabayeho, kandi ntabwo wenda gufata bisi, uratega moto nta kibazo rwose gihari. Nanjye imodoka yanjye irenda kuva muri garage, urumva nanaguze itameze neza ariko ubu nta kibazo, nanjye ndenda kujya nitwara, nzajya nanagutwara nubwo atari kure ariko n'akariya kagenda ugomba kugahagarika. Ubwo Lydia yaratashye nyine, ataha nyine yihuta, urumva umugoroba wari utangiye kugera. Umugoroba w'icyo cyumweru rero Angelique yahamagaye Ferdinand, urumva Ferdinand yari sheri we, bagombaga kuganira ibintu byinshi cyane. Ni abantu rero bakundanaga b'abasirimu, mbese bateye imbere, bumva ibintu kimwe, mbese kubona Ferdinand yashwanye na Angelique byari ibintu bigoye pe, kuko ibintu byose barabyumvikanaga. Angelique yari umukobwa uri sociable, uganira, uvuga ibintu byinshi, mbese nta rungu wari kugira ahantu Angelique ari. Ferdinand nawe yari umusore uri aho nawe winywera agacupa, mbese w'umudabagizi wifitiye amafaranga ye. Ferdinand yaraje amusanga kuri resitora, uzi ko nyine Angelique yari afite business z'amaresitora, yamusanze kuri resitora rero baraganira, mubaza impamvu nyamukuru, ubundi atajya nyine atobora ngo avuge impamvu abashaka ko Martin na Lydia batandukana cyangwa se batazabana amaherezo, kuko nyine Angelique yatekerezaga ko Ferdinand atanazi Martin birambuye ku buryo ashobora kumubuza cyangwa se ashobora kumubwira ngo ntagakundane na Lydia, ngo umusore mbese we biba bikimucanga. Ferdinand rero yaramubwiye ati ngiye nta bintu birenze nshaka kukubwira, gusa icyo nakubwiye narakikubwiye kandi byari ibyo nyine, byararangiye, nta kintu nshaka kwirirwa nsakuza nkubwiraho, numva atari ngombwa rwose Angelique jya ubyumva, kandi ibyo bintu tunabikore mu biganiro byacu twikomereza ibindi. Angelique rwose yaramubwiye ati ngiye rero ntabwo ngo ibyo ngibyo umbwira ngo nidukomeze ibindi ngo tuganire, ni ibintu bikansaninga, ni ibintu ni inkuru irimo murumuna wanjye Lydia, ndamukunda ku rwego rw'uko nta kintu na kimwe nshobora kubona gitambuka cyamugiraho ingaruka ngo sinkigarure. Ubwo rero kumbwira ngo twikomereze ibindi biganiro, Lydia hari ibintu udashaka kumubwiraho uzi kandi ubizi neza ko akundana na Martin, anamukunda, ntabwo njye nabikwemerera. Ikindi kandi niba udashaka no kubimbwira, menya ko Lydia na Martin bari gutegura ubukwe, bafite ubukwe rwose kandi vuba aha ngaha. Ibyo uri kwanga kumbwira umenye ko nta garuro bigifite, bazabana ku kibi n'ikizi. Ibyo wowe wanze kumbwira ngo umuntu amenye ibintu hakiri kare, ubigira ibanga. Ese ubundi ukunda Lydia ukaba ushaka wenda kumwibikira, ushaka sinjye nyine mbabarire sheri, gusa nyine nzamwe ibintu byinshi mu mutwe. Ntabwo umbwira ikintu ukiri gutuma wanga ko Martin ashakana cyangwa se akururana na Lydia. Ntabwo nzi ngo none se ukunda Lydia, nabyo binzamo. None se sindi umuntu? Lydia ni umukobwa mwiza, umusore wese yakirukankira. Rero niba unamukunda ubimbwire nta kibazo, ni murumuna wanjye, namenya uko mbyitwaramo rwose. Ntabwo ndi umwana, ntabwo nkiri umwana wananirwa kwiyakira no kwakira ibintu. N'ubundi abasore turabazi, ibintu muba murimo buri gihe muba murebuzwa. ubwo wabona warakunze rero Lydia ukaba udashaka ko akundana n'abandi basore. Niki kiri gutuma udashaka ko akundana na Martin? Ni ukumufuhira, nta kindi. Ikindi utabasha kuvuga ni ikihe? Ferdinand yararakaye amubwira ati ariko Angelique, iki gihe cyose imyaka tumaranye uracyanshidikanyaho? None nagushidikanyaho? None se uri kumushidikanyaho kubera iki? None se ahubwo ni gute ntagushidikanyaho mu gihe murumuna wanjye udashaka ko akururana n'umusore bakundana, uwo musore utanamuzi birenze, ukaba ni ukubera iki? Kuki utatobora ngo umbwire impamvu ituma udashaka ko Martin na Lydia bakomeza kuzamura urukundo nka couple yabo bakundanye, bishyira no kuba bakora ubukwe? Ndetse nanabikubwiye bari gutegura ubukwe kandi ndabashyigikiye. Niba utabashyigikiye mbwira indi mpamvu. Niba utari uko ushaka utakunze Lydia ukaba warabuze aho umuhera, ndabiyobewe. Se abasore ndabayobewe. Ferdinand yabaye nk'usaze, abona Angelique ari kumukeka kandi ari ibintu adashaka, ahita ahamagara Damian. Ubwo yamuhamagaye atabanje no gusubiza Angelique ibyo yari ari kumubaza. Damian yamubajije se none se bite kumpamagaye? Tia ndaguhamagaye rwose, ndaguhamagaye kugira ngo nkubwire ko Martin bubuka kanya amenye ko ashaka gukora ubukwe, ashaka rwose gushyingirwa na wa mukobwa nawe ze nkubwira ati none se ninde ashaka gukorana nabo ubukwe? Ninde ashaka kwangiriza ubuzima uwo musore?
Ferdinand ahita amubwira ati njyewe simbizi, gusa nyine ni murumuna w'umukobwa dukundana Angelique urabizi, baraziranye, ni agakobwa kitwa Lydia, nanjye ntabwo nkazi ariko nyine ngo niwe bashaka nyine kubana. Lydia? Yego ni uwitwa Lydia. Muganga ati araba atari Lydia nzi rero, araba atari Lydia nzi rwose, kuko ntabwo nabishyigikira. Angelique ubwo kwihangana nyine biranga, ahita amubwira ati ariko ubundi uwo muganga uba uhamagara niko mwe muri bande, ninde muntu uri kubuza Martin gushakana na Lydia? Ni wowe uri kumubuza? Ni wowe inshuti ya Ferdinand muba mufitanye utubanga muhishahisha ntazi ibintu muri guhisha? Ikindi kandi niba unumva yuko uwo Lydia wawe ari we Martin agiye kurongora, ntabwo ari we, shyira agatima hamwe, nawe rwose ahuriye n'uwo Lydia wawe, urumva? Lydia Martin agiye kurongora ni Lydia murumuna wanjye, uranyumva neza? Ubwo Ferdinand avuga ariko Angelique bikize, Angelique biki, ndekura rezo zigahita zivaho. Ubwo Angelique arasara na Ferdinand, ariko Ferdinand nawe akabura imbaraga zibwira shiri we nyine ikibazo Martin afite cyangwa se impamvu amubwira atyo, akamubwira nawe Angelique akamubwira ati ninsanga ibi bintu byose biri inyuma yuko ushaka gufuhira Lydia, shiri mu izina ry'Imana ntabwo nzigera nkubabarira, ntabwo nzigera nkubabarira rwose, nta kintu na kimwe. Ahita ubwo ngubwo abwira Angelique ati ariko Angelique reka ayo magambo, uri sheri wanjye ndagukunda urabizi, gusa icyo ngiye kubwira ni iki ngiki, igikize umva, niba ukunda umuvandimwe wawe ntumwemere rwose ashyingirwa na Martin kandi urabeho. Ahita akubitaho ikirahure yari ari kunywa aho ngaho akigendera. Angelique ugahita ahamagara sheri Ferdinand aba yigendeye nyine, ahita agenda akatsa imodoka akigendera. Ubwo ako kanya Angelique yahise afata umwanzuro, urumva hari nimugoroba wo guhamagara Martin nyirizina kugira ngo amubaze ibiri kujya mbere. Urumva hari nijoro, telefone yaciyemo rimwe, icamo kabiri, icamo gatatu, Martin ntabwo yitabye telefone. Twaciye akanya Angelique yarongera ahamagara, yongera guhamagara ya nimero nanone, ahamagara Martin. Noneho Martin telefone yarayitabye. Angelique rwose yahise abaza Martin atanamubwiye ibintu byinshi, atanategereje ngo amusuhuze cyangwa baganire ibintu byinshi. Yahise amubwira ati Martin, urabizi Lydia afite ibikomere byinshi, afite ibikomere yahuye nabyo mu buzima bwe bitandukanye rwose, biri nk'uko wari wabonye impano idasanzwe gukundana nawe, kandi ibyo byose urabizi, ibyo atakubwiye ibindi urabizi, uranabibona mu buzima bwe busanzwe. Ikindi cya kabiri, urabizi neza yuko Lydia agukunda, ni ibintu udashidikanyaho, aragukunda kandi cyane. Ariko Martin, niba koko nawe ukunda Lydia, ndagusabye, niba koko wifuriza icyiza Lydia, none aka kanya turi kuvugana ubu ngubu udakubye nanjye ndakubye, njye nawe turi kuvugana, mbwira ikintu gikomeye wahishe murumuna wanjye Lydia mu gihe cyose mumaranye, reba amezi yose mumaranye, mbwira ikintu wamuhishe kandi gifite agaciro n'igisobanuro ku buzima bwawe. Ndashaka kubimbwira aka kanya udakubye, utanambwiye ngo urabona ngo no, bimbwire. Ubwo Martin yabumvise ukuntu Angelique atari no gutuma avuga, yahise arya urwara telefone, maze Angelique birakumucanga. Angelique yahise ahamagara Lydia. Ako kanya ubwo bwari bumaze kwira cyane, Lydia telefone yari yavuyeho, ntabwo yari ikiriho. Ubwo byari bibaye mu saa 5, Angelique yahise afunga maze asiga abakozi, uko nyine aho yakoraga amanywa nijoro, hari mu mujyi, urumva. Ahita afata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kureba Lydia muri iryo joro, ajya kumureba aho aba. Ngo Lydia ntabwo yari mu rugo nyine, urabyumva. Lydia yari yageze kwa muganga Damian, bari kwiganira nyine, urumva Damien yakiraga Lydia, bari bamaze iminsi. Lydia ubwo ari kujyayo nyine, hari hashize iminsi yitabira ibiganiro kubera ko yari ari komorwa ibikomere cyangwa se yari afite uburwayi nyine bw'imitekerereze, kandi muganga we yari Damian yabajije Lydia, arumva baba bari kuganira ari muri cya cyumba cy'ibanga hahandi yakirira abantu batari wa muhungu wa perezida witwa David, urumva nyine tuje. Yabajije Lydia ati okay, ihangane ntugire ibibazo, kandi nyine ni ibintu bibaho, urabona ko noneho nta burinzi buhari, nta bantu benshi bahari, nta kibazo mbese kiri aha hantu, waje wisanga. Lydia ati ya, n'abahari banyakiriye neza cyane,
nanjye rwose natunguwe, nuzi ko bwagezeho numva ndarinzwe, numvise ndinzwe nanjye ubwanjye, mbese n'ibintu nyine byantunguye cyagiye, ariko uzi ukuntu bamfashe, umva Damien bamfashe nabi, barankurura banjyana mu kazu, niba ari akazu niba ari imodoka bagendana, numvaga ngiye guturika umutima, numvaga ngiye kurira, ati ariko wararize ariko nyine yari amarira ntazi, nanjye numvaga ngiye gupfa, numvaga bagiye kunjyana ubwo bakanyica, ubwo nyine ibintu bikarangirira aho ngaho. Ntukagire ikibazo rega, ibintu byose byararangiye, ubu ngubu ni umugisha, ni amahoro, ntukumve ko rwose hari ikintu gishobora kukubaho, maze nari no kukurwanira cyangwa se nk'abakubita bose nta kintu bagutwara, barasetse bose maze bakomeza ikiganiro. Ubwo Damien yabajije Lydia ati wenda reka tuganire gato, nshaka ko tuganira ku nzozi zawe, nshaka ko tuganira ku nzozi wagize uyu munsi, mbese nshaka kumenya niba inzozi wagize none izisa n'izisanzwe cyangwa se n'izo usanzwe ugira mu buzima busanzwe. Lydia yaramubwiye ati yego muga, gusa nyine biza mu buryo butandukanye, nabonye nteruye ibintu uyu munsi, nyine nteruye ibice by'umubiri wa mama aho bari bamaze kumugongera, kuko rwose baramugonze cagagure, ndabyibuka nk'uwabibonye ejo. Rero icyo gihe hari umuhanda utuje rwose cyane, nari njyenyine, numvaga nyine umuntu arira cyane, asakuriza kure, ariko ijwi nkaryumvira mu matwi yanjye. Gusa nyine ubwo naketse ko ari njyewe uri kurira cyangwa uri gusakuza cyangwa ari mama. Damien arambwiye ati it's okay Lydia, izo nzozi ubwazo urumva zuzuyemo uburibwe kandi ndabyumva cyane. Rimwe na rimwe buriya rega, ubwonko bwacu rwose hari igihe busubiramo ibihe bikomeye cyane tuba twaranyuzemo, cyane cyane nyine ibyo tutari dufiteho ubushobozi bwo kuba hari icyo twahindura, cyangwa tukananirwa kubyakira, tukananirwa kwiyumvamo ko byatubayeho, cyangwa se tukananirwa guhangana nabyo muri icyo gihe byabaga icyo gihe. Mbese wumva umeze ute iyo ukangutse uvuye muri izo nzozi? Nyine muga, numva meze nk'uwabangamiwe, nkumva nanone meze nk'umuntu wagambaniye mama, ahanini niko niyumva. Numva nyine narananiwe nyine kumutabara, kandi ninjye gusa yari afite hafi ye, ninjye twari kumwe, akabaye naramutabaye nkamufasha, nkamukomeza, byibura ntiyambuka uriya muhanda, nubwo ari umuhanda w'abanyamaguru, ariko ninjye nari muto, nari kwiye kuba narebye hirya no hino, yari afite ibintu byinshi bimuhangayikishije, ari kwihuta, njye ni kugenda gake nanasigaye inyuma, yambutse bihita bigenda bityo, kandi urumva njyewe ninjye nakabaye nibura naramufashe ntakomeze. None ubu rero mba numva ibiganza byanjye byanduye cyane, byuzuye amaraso, n'ubu rwose mba numva nteruye ibice by'umubiri wa mama bijojoba amaraso pe, mba numva ntari njyewe pe muga, ni ukuri ntago mbizi, mba numva ntazi ukuntu meze, nuko nyine. Damien yaramubwiye ati ngaho rekera kurira, sibyo. Ariko Lydia, kiriya gihe ujye wibuka ko wari ukiri umwana muto cyane, ntabwo wari ufite ubushobozi rwose bwo kumutabara, kiriya gihe byari bigoye, ntabwo wari ufite. Reka rero kwirenganya, ntukishinje icyaha, ariko basi reba, tegereza aka kanya, ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe ubu ngubu ntabwo bwakabaye bikiri muri icyo gihe. Itegereze nawe, impamvu uri kuvuga ibyo ni uko ubwonko bwaguhaye ubushobozi bwo kwigenzura, ukamenya ibiri kukubaho, nyamara icyo gihe umenye ko nta bushobozi wari ufite bwo kwigenzura ngo umenye ibiri kukubaho, ariko urabufite, ufite ubushobozi bwo gukira ibikomere. Ubu ngubu ibintu byose bikubaho, ubwonko bwawe bufite uburenganzira bwo kuvuga uti ntabwo ari amakosa yawe. Niyo mpamvu nawe wakabaye ubivuga muri wowe, ukavuga uti ntabwo ari amakosa yanjye, nari mpari, yego byabaye igikomere cyane,
biba ndeba, ariko icy'ingenzi ni uko bitampitanye kandi nkaba mpari. Uko niko wakaba bitekereza Lydia. Lydia yaramwenyuye maze Damiyani aramubwira ati mwese reka nkubaze, hari undi muntu wabwiye ibintu byose ubona mu nzozi zawe wenda iyo uryamye usinziriye? Lydia ati oya, ntawe kereka Adolphe ndetse na sister wanjye, ariko mbabwira nyine ko nagize inzozi mbi gutyo gusa, ntabwo mbabwira ubusobanuro nk'ibi mba nkubwiye byose, mbese ntabwo mbabwira ibyazibereyemo akenshi, nta nubwo mbikunda reka kubivugaho, numva nabigumana njyenyine, nkumva ari njye bireba, nkumva nyine ni ibyanjye gusa, kuko n'ubundi nta kintu nyine abandi bambwira bati rwose ibyo bintu wakabaye ubireka Lydia, ukikomereza ubuzima bwawe, ugakomeza ubuzima, ibintu uko bihinduka, mbese ukamuvinga on. Nicyo kintu n'ubundi abantu bambwira, rero ndabizi, bityo rero nirinda kuvuga ibintu byinshi, kuko hari n'abatera urwenya bakambwira ngo n'ubundi nyine oya ceceka mbwira, nyine bambwira ngo n'undi bizarangira mbaye nkawe, nyine ni papa baba bavuga ngo nzarangira nanjye nsaze, ngize ikibazo cyo mu mutwe nyine mbaye nka papa, nk'uko papa yimereye. Ibyo nibyo mba ntinya, ntabwo rwose nababwira ibintu byose byabereye mu nzozi, kuko ntabwo mbarenganya kuba bambwira batyo nyine. Dami yaramurebye aramubwira ati ndabyumva biragoye pe, biragoye kubyumva kandi birababaza. None se Lydia, ubundi wowe muri make ni kangahe utekereza kuri papa wawe iyo wirebye, mbese wowe ubwawe? Ariko urekere kurira. Buri gihe iyo ubuzima bwanjye bunshanze cyangwa nkabura igisubizo cy'ibyo ndi kunyuramo, ndi gucamo, ubuzima bugoye, bihita binzamo nyine, nkumva nyine bigiye gutangira, nkunyumvamo ubwo ngiye gutangira kuba umusazi, ngiye kuba nka papa, nkumva ubwo ngiye kuba nyine nkawe, mbese nkumva birarangiye pe. Rero buriya ukuri ni uko uburibwe bw'umubyeyi wenda ashobora kubusangira n'umwana we, umwana nyine yabyaye cyangwa uwo yareze cyangwa uwo yatoraguye, sibyo? Ibyo birashoboka, ariko nyine ntabwo bijya kure y'uko bigenda gutyo. Rero niko biba bigenze ku bijyanye n'imbaraga. Umubyeyi rwose ashobora gusangira n'umwana we imbaraga. Iyo umubyeyi nyine ari umunyembaraga, n'uwabyaye akenshi aba ari umunyembaraga, ndetse niko biba bimeze. Gusa hari itandukaniro ry'ibyo bintu. Ushobora kuba usangiye n'umubyeyi w'amaraso, ariko rwose ntaho bihuriye n'ahazaza hanyu, n'igeno ryawe ntaho rihuriye n'irye, ntabwo rero bisa, nta nawe biba bihuriye. Iyo rero niyo mpamvu ikomeye ubona nawe ubwawe wisanze uri hano. Iyo mpamvu y'uko utandukanye na papa wawe niyo itumye uri aha ngaha aka kanya. Impamvu uri hano ni uko ufite ubushobozi, uri n'umunyembaraga, ndetse ubasha kugerageza kuvuga, urimo uragerageza gukira ibikomere Lydia. Ibi byonyine ubwabyo rero ni ibintu bikugaragariza ko rwose inzira wahisemo itandukanye kure cyane n'iya papa wawe, sibyo? Yego, uko niko kuri rwose. Ikindi, none si uri wenyine, nta muntu muri kumwe, uri wenyine. Nicyo ubundi ubwawe ubwira ubwonko bwawe, cyangwa se ukamera nk'uri kubwira Lydia wa nyawe, bigenda biti? Nyine njye ndavuga nti naravumwe, mbese nkavuga ko impanuka rwose ikintu yakoze nta kindi uretse kuwangiza ubuzima bwanjye. N'ubundi nyengewe ntabwo nagenewe ubundi kwishima nk'abandi, numva ari ibyo tu. Nicyo kintu nyine nabwira Lydia, ntabwo ari umuntu wagenewe kwishima nk'abandi, ni ibintu niyumvamo nyine. Damiyani ati ndabyumva, iyo
myumvire rwose, iyo myemerere yumvikana nk'ifite uburemere cyane, ndetse nk'aho ari ibyiyumviro biremereye cyane kandi biremereye umutima. Ese rite nkubwira akantu kamwe, akantu gato cyane? Yego nta kibazo. Urakoze. Akenshi hari igihe rero turoma ubwayo yo itwumvisha ko kwishima bisa nko kugambana. Ni ibintu biza gutyo gusa, mbese ni ibintu bikumvisha ko ukuntu muri wowe, bikakumvisha ko kwishima, niba dushaka kwishima, mbese turi gukoreramo ubugambanyi umuntu runaka, cyangwa hari ubugambanyi runaka turi gukora, niko bitwereka byo. Nyamara ubuzima bwawe rwose ntabwo rwose bwabayeho bitunguranye. Oya, wabayeho uko ugomba kubaho, ntabwo wabayeho uko utunguranye. Nta n'umuntu n'umwe ufite uburenganzira kuri wowe. Nta muntu ukwiye gusaba imbabazi cyangwa gusabira imbabazi ko yabayeho. Kubaho ni uburenganzira bungana bw'abantu. Ntabwo rwose ari wowe wagenewe kuzahora iteka wishyura ibyo abandi bantu bananiwe kwishyura. No, Lydia, never. Wemerewe rwose kwishima, wemerewe kugira amahoro. Ibyo ni ibintu abantu dusangiye. Ari birashoboka. Tuya nibyo Lydia, nibyo, ntugashidikanye. None se ubundi kamubaze, ikintu cya silence cyangwa umutuzo utunganyije, nta muntu urimo, umutuzo utarangwamo n'ijwi na rimwe, ubundi wowe umutuzo cyangwa ahantu ubundi wowe wifata ute? Uwo mutuzo ufata ute? Wumva ute? Urakoze. Numva ari nk'umuhanda mama yapfiriyemo, ahantu hatuje, hatari ikintu na kimwe, hakubuye rwose cyane, hari ubusa gusa, nta kintu gihari. Ahantu rwose hasakurizwa uri kure cyane ariko ntihagire uwumva. Ahantu guceceka gusumbishijwe urusaku, mbese ahantu nyine utaka abantu ntibabashe kumva. Ni ahantu nisanga ngende nk'akantu gato cyane k'akadomo muri icyo cyanya cyose kandi kinini. Nuko niyumva. Damiyana ati rero umuhanda wa kera uracyakurimo rwose mu bitekerezo zawe, mu byo ugenda unyuramo. Ariko nanone uko iminsi igenda ishira, tuzagenda twubaka undi muhanda mushyashya rwose, kandi tuzawubaka iruhande rw'umuhanda wa kera. Ni umuhanda rwose ufite ubwirinzi kandi wuzuye ibyishimo. Tuzubaka umuhanda rwose ukikijwe n'abantu beza, utatswe n'umuriro w'amashanyarazi, umuhanda wumvikanamo rwose amajwi. Ni umuhanda mwiza cyane womora imitima, aho kuyikura no kuyidobya no kuyisinziriza. Uwo muhanda rero, uwo muhanda nkubwira ubu niwo turi kubaka. Twatangiye kubaka kandi tubigeze kure. Uranyumva neza? Ariko muga uzi kuvuga ibintu ukabikurikiranya nyine bikumvikana nk'ibintu bishoboka. Nuko nzi ko bishoboka cyane. Ese nkubaza akandi kabazo? Yego nta kibazo. Hari igihe wigeze kumva na rimwe muri wowe kumva wababarira umuntu byibura wari utwaye iyo modoka? Lydia yaratitiye, atuza cyane, amera nk'uri nk'uwafurizinze, atangira gutitira intoki. Ariko Damien akomeza akamureba mu maso, akomeza azamura amanura umutwe nyine yemera, gukora ikimenyetso nyine cyo kwemeza Lydia ko yatobora akavuga nyine ko ntacyo afite cyo gutinya. Lydia yarebye hirya, areba hino, yagarura amaso kuri Damien, akabona Damien aracyari kumureba, ari kumwemerera nyine nk'umuntu wemera nyine, ubwira ati vuga icyo utekereza, akabikora atavuze. Lydia wakinishaga intoki ze ari kuzikaraba, ameze nk'ukaraba intoki byamucanze, ameze nk'ufite ubwoba, yabonye ko ntaho yacikira ikibazo, maze aravuga ati nyine urebye simbizi, ntabwo mbizi rwose, gusa mba mbishaka, ariko nanone mba nshaka kumubwira
mba nshaka rwose kandi kumubwira, nkamubwira n'ijwi ryo hejuru cyane, nsakuza cyane, nkamutonganya cyane, nkamubwira nabi mubaza impamvu yabikoze. Mbese mba numva nshaka ko asobanukirwa neza, akumva ububabare nanyuzemo, akumva uko nabayeho niyumva cyangwa uko niyumva, nkumva byose nabiterura nkabimushyiramo nkamubabarira, ariko nyine ibyo byabaye. Damiyani yaramubwiye ati okay, rero ubundi Lydia nyine tuza, ngaho tuza, sibyo? Yego Lydia, ukumva ubwiza ukuri rwose, ntabwo kubabarira rwose bisobanuye kutubahiriza nyine ubutabera. Ntabwo rwose kubabarira bisobanuye kureka ibintu burundu, ukabireka bigahera bikazima. Ahubwo kubabarira ibisobanuro cyabwo ni ukwibona byibura, no kumva nyine ko wowe ubwawe wasohotse muri ka gahinda na cya cyumba wari uri kumwe n'abaguhemukiyemo. Kubw'izo mpamvu rero ushobora kugira nyine uburibwe muri wowe ukagira, ariko nkubwije ukuri nanone ukingira umutima wawe, ugakingira uburibwe, ukongera ukagarura amahoro n'umunezero mu buzima bwawe, ukishima, ugaseka, ugasimbuka, ugakina n'abandi, ukabana n'abandi kandi ukishima ukabaho. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, kandi iyo wateye intambwe wateye ubigeraho. Icyo usabwa ni ukwitwa umuntu kandi ukumva nawe uri umuntu. Lydia yararize maze abaza muganga ati naguhobera? Nta kibazo. Ubwo yarahagurutse ahobera Damiye, undi nawe nyine yagiye kumufataho ariko arabireka. Ubwo nyine bararekuranye. Lydia nyine aramubwira ati nyine nuko igihe kituyobora, gusa ntakabaye naraje hano kera byibura ngo mu myaka 5 ishize. Damiye aramubwiye ati hoya, ntabwo wigeze ukererwa pe, tuzagendana muri ibi, kandi aho ukwiye kuba uri ubu ngubu niho uri, warahageze. Ntukumve ko hari ikindi gihe, uri kubikora mu buryo bwa nyabwo, kandi aho tuyenda kujya tuzagera nayo vuba rwose, ntugire ikibazo. Lydia amubwira ati ubwo se si ugutaha? Damiye ati yego nta kibazo, gusa hari ubutumwa bwawe mfite. Yego se bumeze bute se kandi muga? Akira ubutumwa bwawe nari nkuzaniye nyine, bwari hano, numvaga nyine ko ntabwo bari bakuntumyeho. Ubwo muganga yahaye Lydia indabyo umuntu yari yamwoherereje. Lydia yumvise ari ibintu bitunguranye cyane, ntabwo yari ari kubyumva. Umuntu wakohereza indabyo akazicisha kwa Damiye, ariko muganga nyine yamubwiye ko ibyinshi bamubwiye ko ari buze kubisanga muri izo ndabyo cyangwa se indabyo bamuhaye. Ubwo Lydia yaraherekejwe na Damiye nyine, maze Lydia arataha. Ubwo muri iryo joro nka saa 6 Martin yakomanze kwa Ferdinand, undi arafungura ahita amukubita ingumi, abahungu bararwana barahangana. Ferdinand akibaza ikiri kuba, Martin atangira kumukubita, atangira kurwana nawe. Ferdinand wabonye bari abasore b'inshuti, abonye ibintu bitangiye kugira, agira ati yirwanyeho ngo ati se uri gutejya, uri kumpora iki? Martin w'icyakora ari ukurwana gusa. Ubwo ko niko Lydia nawe yageze mu rugo, asanga Angelique wari waje kare yasinziriye hanze ku ibaraza y'inzu. Lydia yakanguye Angelique aramubwira ati Angelique please kanguka. Angelique yakangukiye hejuru ati Lydia waje? Tia gute ko utinyuka ukaryama hano burya? Ibi ni ibiki byaguteye? Ati ntabyo, ahubwo naguhamagaye nimero yawe ntabwo yariho kugeza nsinzira, ibitotsi byantwaye rwose. Tuzi ko imaze iminota 30 iriho, atari kuzi igihe maze aha ngaha. Bamaze umwanya munini ngutegereje. None se hanyuma se habaye iki? Ni iki cyabaye gituma uza muri iri joro? Uzi habaye ryari?
iki gicuku cyatuma rwose Angelique kuko wajya ureka kwigora bigeze aho ngaho koko. Angelique aramubwira ati rero hari ibintu bidasobanutse nshaka ko bisobanuka, nshaka kumenya rwose ikintu Martin ari kuduhisha. Bikize umva Martin hari ibintu ari kuduhisha. Njye Ferdinand arampamagara akambwira ibintu ntashaka kumva. Martin nawe namuhamagara telefone ye akankuraho. Nk'ubu nari maze kumuhamagara ndi kumubaza ibintu Ferdinand bahora ambwira. Ferdinand ntabwo aba ashaka, nyine hari ibintu biri kuba. Ese ni ibiki biri kuba? Nyine sheri wanjye ntabwo aba ashaka nyine kururu yawe na Martin ngo si ibyo bintu ni ibiki ubundi. Nyine ntabwo arambwira ngo atobora avuge. None nahamagaye Martin nawe arankupa telefone ahita ayikuraho. Ndashaka kumenya ikintu Martin na Ferdinand bari kuduhisha kirahari uko byasa kose. Nise ko numva bidasobanutse Angelique. Ntabwo bisobanutse, ahubwo nangize ngo nkubaze we hari ikintu waba warabajije Ferdinand akakubwira, cyangwa hari ukundi kuntu mubona ko wasanga abo basore hari ikintu runaka bari kuduhisha. Bite byawe wowe ubifata ute? Tumva ngiye rero ntabwo mbizi rwose, ntabwo nzi ngo bivahe bijyahe. Urabizi mba nibereye mu kazi, mba nibereye mu bintu rwose simbizi rwose, sinakubeshya Angelique. Gusa nanone birambabaje kuba rwose waje ukaryama hanze rwose byumvikane ko icyo kintu cyagukoze ku mutima. Ya byankoze ku mutima ko si ubwa mbere bibaye, si ubwa mbere ambwiye ibintu nk'ibyo, si ubwa mbere yitwaye gutya Ferdinand. Ngiye ngira ngo ubwo wowe hari icyo ubiziho nyine kuba uri kumwe na Martin. Tipe naba nkubeshye, nta kintu mbiziho rwose. Ibintu bya Ferdinand na Martin ntabwo mbizi rwose, mbabarira. Ahubwo umva reba, ahantu nari ndi kwa muganga bampaye indabyo. Nunyohereje indabyo we. Indabyo? Ya none wanyohereje indabyo aza muganga aze kumusakura. Umuntu yabwiwe n'iki ko mba ndi kwa muganga? Gusa byantunguye, gusa ndishimye. Urabizi ko nawe utarama indabyo nk'izi. Ya gusa ni byiza pe, ndakunezerewe rwose wa Angelique. Bwo barashakura ati se turebe wawe nayagusigiyemo akana ari. Ya na muganga yambwiye ngo harimo reba ku gapapuro gaguye. Barareba usangamo urupapuro rugira ruti ntabwo kwihangana kwawe gukwiye gutegereza, kandi ntabwo ukwiye kugeragezwa. Niko unakwiye kugerageza, aho ukwiye gukorerwa rwose nk'ibyo nawe ukorera abandi. Ukwiye gukorerwa ibyo ukorera abandi kuko ibyo ukora byose ni byiza. Niba wumva nanjye wanyigisha byibura nkaba nkawe, nzabone rwose ubumuntu bwawe ku wa gatandatu saa 10, kandi nyine uzansanga ngutegereje kandi ndakwizeye. Ubwo aho ngaho kuri ako gapapuro hariho aderesi n'ahantu uwo muntu wanditse ashaka ko nyine Lydia azamusanga. Kobwa barumiwe, Lydia avuga ko ari muganga nyine ubwo wakamuhaye. Ubwo Angelique nyine ahise amubwira ko ashaka kubonana n'uwo muganga, gusa Lydia aramubwira ati ni ukuri ntabwo byakunda. Nanjye aho nagiye rwose nubwo nabonanye nawe ntabwo nari umuntu ukwiye kubonana nawe, ahubwo baranjyanye yo nanjye nyine nanjye ukanjyanayo. Uti ntabwo byakunda ariko Angelique, nyamara ibintu urimo ntabwo ubizi. Niba ikindimo kutambwira. Ngo bararyamye barasinzira nyine. Ntabwo Angelique yabaye agisubira hirya cyangwa se agisubira mu mujyi hirya gato aho yakoreraga. Ubwo yakoreraga nko ku birometero nka 2 cyangwa kilometero uvuye ahantu Lydia yabaga. Ubwo ngubwo Ferdinand nawe rwarucyambikanye, rumva hari mu majoro, ni mu joro cyane, maze kuba mu saa 8 ibintu nk'ibyo bari bahari. Ferdinand abwira Martin kuba ari umwendisipurine, ambwira rwose ibintu byinshi. Ambwira ati rwose nkubwire kuba rwose utademara, kuba utabasha gushimisha umugore wawe, kuba utari umugabo nyine, ntabwo rwose wakabaye ushakana n'umukobwa cyangwa ugenda ureba umuntu ushuka. Urabizi ko utademara, urabizi ko utaba umugabo mu gitanda. None nta mwana w'umukobwa numva ushaka gushuka, uramushukira iki? Waretse kuroha abantu kubera icyo ubikora utyo? Ni ibintu udakwiriye na gato gukora. Kunyumva Martin,
kuki washuka umukobwa w'abandi ngo kugira ngo rubanda bakunde bakubone badakomeza ngo kwibazaho kukuvuga no kuvuga ibiri byo kuri wowe nese uriyobewe. Martin aramubwira ati ariko koko niwe waba umbwira aya magambo kuko Ferdinand umuntu w'inshuti yanjye ariko nkubwira amagambo hejuru yo kurimbura ubuzima bw'abana b'abakobwa cyane cyane ubeshya urukundo niba ukunda ntabwo byemerewe urabizi ibyo byose ako birengaho ukabikora niba ukuri umugome ubwo umwana uzamujyana uw'abandi bigende bite nyuma yabo. Martin nawe ati ariko se kubizi Ferdinand uriya mukobwa ni mwiza numva mukunda nubwo ntacyo namumarira ariko numva mukunda numva nabana nawe kandi ndarambiwe rwose abantu bamvuga ibyo bintu ndambiwe rwose kubaho nanjye abantu batabona ko ndi umuntu yimba ari byo ariko ntabwo ari njye nigize nya Ferdinand ntabwo wakabaye umuntu ujya kunsebya ntabwo nagusebeje nta kintu navuze Martin ako nukomeza kwitwara utyo nzabivuga wayoboye ku muntu utakabaye uyoberaho uri umukobwa ushaka ni inshuti ni umuvandimwe wa hafi cyane na sheri wanjye none ubwo urumva ayo marira nzayakira urumva ubwo bugambanyi ngiye nabukorera umukobwa nkunda nka Angelique no ntabwo bishoboka ubyangu byemere nzabyitambika ko Martin birangira nyine asohotse biba ari nka saa 9 za mu gitondo nyine mu rukerera. Ubwo bukeye hari ku wa mbere nyine ubuzima bwarakomeje ubwo buri wese yakomeza gahunda ze gusa ariko ntabwo Angelique we yari ameranye neza n'umukunzi we Ferdinand urumva nta guhamagara nta Ferdinand yari yivumbuye na Angelique yamwivumbuyeho Ferdinand yanze kuvugisha ukuri kubwiza sheri w'ukuri mbese ibintu ntago byari bimeze neza. Ku rundi ruhande Martin nawe mu mutwe we ntabwo yari ameze neza yari atangiye gushaka nyine uburyo yakihutisha ubukwe bwe na Lydia gusa Lydia tumva impamvu y'ibyo bintu tumva n'impamvu Martin yatigeze abwiza nyine Angelique ukuri yababajwe n'ukuntu Angelique yaje akaryama inyuma y'urugi akamutegereza ku icyo kintu cyari cyamukozeho ntabwo yumvaga impamvu Martin atabwiza Angelique ukuri cyangwa nawe yamubwira ukuri ko ibintu biri gusirikira reka gusa Lydia akamubwira ko rwose batajya mu rugo ari mu minsi y'akazi ko batagira ibintu bakora ataramubwiza ukuri cyangwa se asaba imbabazi Angelique ku bintu yakoze. Ubwo bwakeye ashize umunsi kuwa gatatu Lydia yatahanye n'umukunzi we Martin gusa hagati yabo harimo nyine ikizinga nyine hagati yabo kitameze neza. Ubwo nyine Lydia yaragiye abaza nyine Martin amubaza ati se sheri ubundi kuki ushaka ko twirukansa ubukwe? Martin aramubwira ati ndabishaka nta kindi nshaka sheri nshaka guhura n'iwanyu nshaka ko iwanyu bamenya tukamenyana maze nkakwa ibintu bikava mu nzira ntabwo bitwazabivamo. Baravuga ngo amakwe yose niko bigenda iyo ubukwe bugiye gutaha abantu batangira gusakuza nta bukwe buba butagira amagambo ariko iyo abantu bakurikiye ayo magambo reba ukuntu utangiye kumva mukuru wawe Angelique ngo nanze kumwibikina ntabwo nani mfite ibyo mubwira nta n'ikise mfite nguhisha ntacyo ikibazo yambazaga nta gisubizo nari ngifitiye. Lydia yaragize arahagarara ntiyakomeza kugenda gato Martin akomeza kuvuga ariko arebye inyuma abona Lydia yahagaze nyine aho ngaho amera nk'uwemye maze Martin asubira inyuma ho gato nyine nk'intambwe ebyiri maze Lydia aramubaza ese ubundi sheri ni icyo udashaka ubundi kumbwira ni iki kintu uri kumpisha utaba ushaka kumbwira icyo kintu wanze kubwira Angelique basi njyewe kimbwira urabizi ko ngukunda icyo kintu ni igiki? Martin yari afite stress nyinshi amubwira ati ngaho nyumvira ariko ubundi bwo uzajya ugenda sheri uvugana na ba Ferdinand uvugana na ibintu rwose ntazi simbimenye ugenda uvugana n'abandi basore witwaza Angelique bigite ngo ahubwo se ni gute wuziranye na Ferdinand kuva ryari uziranye na Ferdinand ko ari sheri wa Angelique ubundi muraziranye ku buryo wumva yuko navugana nawe cyane? Ubwo nyine barashaka kugudusenyera barashaka kugutwara ubwo bagutwaye nta kindi nyine se bigende bite nyine ariko sheri waretse kuvuga utyo ubwo bundi waba uzi ko abantu ushaka kuvuga ko badusenyera aribo bantu banje ba hafi uzi ko ubwo buri kuvuga Angelique mukuru wanjye aho iwacu ushaka kujya ngo kwiyerekana ngo bakabona ko dukundana n'ibiki ngo ubukwe n'ibiki ni kwa papa na mama be
ni papa na mama Angelique. Sheri, ibintu ntabwo ubizi, ntabwo uzi ibintu byose. Yego nyine niba ari papa na mama we se papa wawe na mama wawe, ibyo nge si byo ndeba. Ntabwo nzaba ngiyeyo ku ruhande rwa Angelique, ngiye ku ruhande rwawe Sheri, wowe Lydia. Nta wundi muntu ngiyeho. Ibindi bantu bari kukubwira byima amatwi. Nge ndashaka ubukwe kandi vuba. Niba utabishaka umbwire, nge niba utankunda, ibi bintu byose byabaye ubwo warambeshyaga. Ntabwo rwose Sheri, ntabwo nakubeshyaga, ntabwo ndi kuvuga ibintu byo kubeshya, ndi kuvuga ibintu by'ukuri. Ikintu udashaka kumbwira uhishahisha kigatuma Angelique aza kundeba hafi saa 6 z'ijoro. Ni igiki wambwiye kubizi ko ngukunda, ko nta kintu nshaka, nta kintu naguhishe? Wambwisha ukuri. Njyewe nta kintu nguhisha please Lydia, ntacyo. Ibyo bintu ugenda ubibaze uwo mukuru wawe, uyu ubujajwa bwo kugenda avuga n'umukunzi we Ferdinand, bagenda bavuga ubujajwa. Kuki batita ku rukundo rwabo bakita ku rukundo rwacu? Erika please Martin, nyumva. Angelique nta kintu kiba nyifuriza, kukubaza nta matsiko, nta kindi. None wowe kuki utashaka umva Lydia, nemereye nabi, nifite stress, urabeho bye. Gahuze kubundi kuki witwara utyo Martin. Komana, ibintu koko ni ibiki? Ariko ngira ngo mere neza, ubuzima bukanga. Ndebera n'ukuri n'umukunzi warazi. Martin, ni ibiki binari kumbisha kuko Angelique ko atambeshya? Ni ibiki kuko si wagarutse kuko ko ntongera kubikubaza? Ndebera yagiye. Ubwo urumva nyine byarangiye nyine Lydia na Martin batabyumvikanyeho, barashwana. Martin nyine akikubita akagenda, Lydia nawe asigara atyo nyine ari kurira. Bukeye rero kuwa kane ubwo Ferdinand nyine yagiye kureba umukunzi wa Angelique, kuko ibintu byari byabaze kuba birebire. Angelique yanze noneho kuvuga, amusaba imbabazi, akambwira ati rwose Angelique mbabarira basi, ntabwo nzongera. Angelique amubwira ati ariko ega ntabwo ngiye mfite ikibazo, ako ndahangayitse kubwa murumuna wanjye. Lydia mumubona kuriya, mubona n'umukobwa mwiza, ni byiza, buri musore wese abamushaka. Ni umukobwa witurije, mutazi biri mu mutwe we. Nta musore udakunda uwo mukobwa. Nyine njyewe ubu urashaka version yindi itandukanye n'iyanjye, kubera njye ndi umuntu uraho twivugira ibintu. Nyine umbona utya, urashaka version y'abakobwa biturije bimereye kuriya se? Jya umenya ko umuntu aba afite ibintu byamubabaje n'igituma atuje. Uriya mwana w'umukobwa ndamuzi bihagije, ni murumuna wanjye, urumva twarakuranye, twarariranywe. Rero kuba mushaka kumubangamira ntabwo ari ibintu njye najyaho ngo ndebere, urumva. Ntabwo nazibabarira Lydia yongeye kugira igikomere mu rushako rwe, kandi rwakabaye ibyishimo bye by'ubuzima bwe bwose, kuko ubuzima amaze nk'imyaka ni ububabare. Yari yaranze gukunda, akunda uriya musore. None Sheri, ubwo urumva tutabishwanira, ubwo icyo twashwanira ni iki? Njye nawe nta kintu njye nawe hagati yanjye nawe kibaho twapfa, ntacyo. Ariko Lydia twamupfa? It's okay Angelique, it's okay, mbabarira basi hamagara Lydia aze, shaka uburyo umuvugisha aze tubonane. Yego urabyemeye? Yego ndabyemeye. Okay, kamite muhamagara. Ko yaramuhamagaye, hamagaye Lydia. Ngo hari ku mugoroba, Lydia ntabwo yarameranye neza na Sheri we Martin, kuko nyine Martin yari yasuzuguye Angelique ku rwego rwo hejuru, yanze kumusubiza. Ubwo Lydia yaraje, baramutegereje nyine, ariko bahise nyine bamutegera moto, ahita aza ako kanya abarahageze. Ubwo aho niho Ferdinand yabwiriye abakobwa bombi amagambo atari yarigeze atekereza kuvuga. Yari amaze igihe kinini abika, yanga umutima wanga, akwibuka ko yari yarwanye n'ubundi na Martin bapfa ibyo bintu. Ubwo bamaze gutuza, bamaze gusangira, bishimye cyane, bateye story, bamenyanye. Lydia yamenyanye na Ferdinand, ibintu biryoshye. Mbese Lydia yabwiye Ferdinand ko azamuhuza nawe na Martin bakaganira. Gusa Ferdinand bugeraho arababwira ati hari ikintu nshaka kubabwira rero. Rwose Angelique tumaranye igihe kinini, twamenyanye ntaranamenya Lydia namwumvise kuva twamenyana. Uyu munsi ni mwiza n'ungenzi kuba namumenya. Ako Lydia, ngiye ngufata nk'umuntu wari usanzwe nkuzi, ntabwo ngufata nkaho nkumenye none. Amafoto yawe nari nyazi, ibuzima bwawe nari mbuzi, ibyo byose mucamo nari mbizi.
gufata nk'umuntu nzi, gufata nka murumuna w'umugore wanjye, gufata nk'umwana rwose udakwiye guhungabana kuko inkuru zawe ndazizi, keretse ibyo utambwiye cyangwa se kubera tutabashije kubona, ariko ibya Angelique azi ibyinshi nanjye ndabizi. Bityo rero ndakubaha kandi ndagukunda nk'umuntu nyine ndashaka kubabara kubera uri umuryango wanjye. Ndagira rwose mbabwize ukuri, Martin ni ikiremba. Martin ntashobora kubyara ngo nyine nibyo Martin ntabwo ashobora kuryamana n'umugore cyangwa umukobwa ngo amushimishe mu buriri, ntabwo bishoboka. Martin ikintu ari kwirukankaho kuri uyu Lydia arashaka ko aba victime, ashaka gushakana nawe, kandi Martin ntabwo yabasha gushaka, ntibyakunda, ntabwo abyara, ntabwo abasha gukora inshingano z'umugabo mu buriri, ntabwo bikunda. Icyo kintu rwose mukimenye, niyo mpamvu Martin ibintu ashaka kubyirukansa, ashaka gushakana. Ntabwo rwose twari tubizi ko ashobora gukora ibintu nk'ibyo. Ubwo rero ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo bintu ari ukuri kandi muzabyigenzurire namwe. Kobwa baratunguwe, Ferdinand bamwita umusazi, Lydia atangira kurira amubwira ati ariko Angelique basi utanankunze ntabwo wakunda ubuzima bw'ahazaza hanjye. Ubu ureba umuntu mucuditse, umuntu w'icyago w'ikibazo ushaka kunsenyera abeshyira sheri wanjye. Martin ndamukunda, mwese murabizi, ndetse nimunsenyera nimukubi nibiki ntaho mpungira nabyo kora. Umva none nibwo nkumenye, ariko nifujaga iyo ntaza kuza ahangaha, ndabyicujije kuko urashaka kunsengera nta kindi kikugenza ni ukunsenyera ukabona nangara. Ubu urifata ukavuga ko ukunda Angelique, urabeshyera Martin. Martin ni umusore muzima, ibyo muvugaho ni ibinyoma. Ubukwe bwacu buzaba Angelique, buzaba, ubibwire sheri wawe kabiri, buzaba kandi buzagenda neza. Murabeho kandi niki mwampamagari sike. Ubu Lydia yavuye aho ari kurira, Angelique amwiruka inyuma amwambara, Lydia please hagarara, nyine hagarara nkubwire. Gusa Lydia yari ari kwihuta, nta n'umwe yarakeneye kumva. Noneho ubwo yavuye aho ngaho agenda ari kurira, ahitira kwa Damian muganga we. Gusa nyine ntabwo yigeze Lydia abwira Damian ibyamubayeho, ahubwo yamubwiye nyine nkaho nta kintu cyamubayeho. Ubwo Lydia yizeye ko nta muntu afite yakizera usigaye uretse kuba wenda yagerageza agahamagara Adolphe wa musore, ariko Adolphe yari ari gutegura urugendo rwo kujya hanze, nawe yari ahuze cyane. Lydia rero yarumvaga ari wenyine, noneho ntabwo yahamagara Martin ngo amubwire, ntabwo yahamagara ngo ibiki ngo Angelique, reka yumvaga ku kintu rwose Ferdinand avuze ari ikibasenya. Ntabwo yari kubwira Dami ibintu biri kuba, mbese nawe amahurizo yari yamubanye maremare. Ubwo Martin nyine yari ari guhamagara Lydia, ariko Lydia yanze kumufata. Urumva Martin yanze kubwira Lydia ikintu kijya mbere. Urumva hashize igihe, hari ku munsi wa kane icyo gihe. Ubwo urumva ibintu nyine byari byadogereye. Ntabwo Martin yashakaga ko Lydia amenya yuko ari ikiremba. Lydia nawe yashaka kumenya ukuri, gusa ntabwo yari yizeye ko ikibazo kiri hagati cyangwa se Martin ikintu ahisha ari icyo ngicyo Ferdinand yababwiye. Nta nubwo ashaka kumenya ukuri kw'ibyo, mbese nta muntu yari afite kubwira ibiri kuba uretse kurira gusa. Ntiyashakaga ko na Damien amenya ibiri kumubaho, dore ko nyine ariho hantu yagiriraga umunezero byibura ari kuganira. Ntabwo rero yashakaga ko bamenya ibintu bidasanzwe biri kumubaho ako kanya. Nta muntu yari afite yirukankiraho. Ubwo byarageze nyine, bwageze kuwa gatandatu, harageze. Uribuka ko Lydia rwose yari afite gahunda ya appointment cyangwa se rendezvous yo kujya kubonana n'umuntu atazi wahaye indabyo Damian, kuko Damian yanze kumumubwira. Aramubwira ati ukurikire, bambwiye ko ibiri mu ibyo ndabyo, ibiri mfungiye mu izo ndabyo bizagufasha mu buryo bwose uzakenera. Ubwo urabyibuka ko Lydia nyine za ndabyo yari yasanzemo agapapuro, wa muntu yari yamubwiye ko ashaka ko amufasha, mbese ibintu byinshi. Ubwo ngubwo Lydia utari umeze neza na gato, bwa mbere yagiye kubonana n'umusore, ari ubwa mbere agiye kubonana nawe Angelique mukuru we atabizi.
Angelique ntabwo bari bameranye neza, urumva hari haciyeho kuwa gatanu batigeze bavugana, mbese buri wese ari guca gahunda ze. Ubwo ngubwo Angelique nawe yari yashwanye na Ferdinand amubwira ko ibintu byose ari gukabya, ko ibyo bintu bidashoboka. Mbese Angelique nawe yari ukwe, yahamagaraga Lydia yanze kumufata, Lydia yanze gufata Martin, mbese ibintu byari bimeze nabi. Gusa Martin yari abizi ko ari gushaka kurimbura ubuzima bwa Lydia, kuko we burya nta kintu ashobora gukorana n'umugore. Ikindi kandi Damien nawe yari acyumva inkuru Ferdinand amubwira z'umuntu witwa Lydia. Martin ari gushaka kurimburira ubuzima bwe, ariko nanone Damien ntabwo yari azi ngo ni Lydia wuhe. Gusa nyine Ferdinand yagombaga kumekinga shuwa noneho cyangwa kubwira Damien iby'uwo Lydia, kuko Damien ntabwo yari azi ngo Lydia ninde. Ikindi kandi Ferdinand nawe ntabwo yari azi ngo Lydia ajya kwa Damien kwivuzaho cyangwa se amubereye muganga. Kandi na Angelique ntiyari abizi wenda ngo abe yabibwira Ferdinand ko hari umuganga Lydia afite witwa Damien. Ni ibintu yari amubwiye, ariko nyine Damien ntabwo yari azwi mu maso ya Angelique no mu maso ya Ferdinand, mu buryo bujyanye n'uko yaba ari we muganga wa Lydia Ferdinand. Ferdinand yari aziranye na Damien, ariko baziranye mu buryo bwa Martin, kuko Martin nawe muganga we yari Damien kandi yari azi buri kimwe cyose. Ubwo ngubwo Lydia urumva ntiyari ameze neza. Nyine umumotari yamugejeje ku muhanda nyine kuri ya hoteli yari yabwiwe muri adresse na wa musore, maze yinjira mu muryango. Agiye kwinjira ariko umutima waranze neza, umutima uramukubita, umutima uranga, yumva nyine bimwanze mu nda, asubira inyuma gatoya, atera intambwe. Agiye kwinjira hafi nyine na hoteli, abanza kwandika ubutumwa bugufi. Lydia yakundaga Martin ku rwego rwo hejuru, kuko niwe yari wabashije kuba umusore nyine wigarura umutima we hafi, nakita ko ari ubwa mbere. Ubwo yanditse ubutumwa bugufi, nubwo Martin kuva batandukana yikubise, kuva yakumva noneho bya bindi ntiyari ari kumufata kuri telefone. Ubwo yandikiye Martin ubutumwa bugufi, aramubwira ati ngiye ndagukunda sheri, kandi nta kinyoma nigeze nkubwira mu buzima bwanjye. Ntegereje kuzaza nawe ukambwiza ukuri k'ubuzima bwawe. Icyaba cyose cyangwa icyo wakumva amagambo bakubwira ntukabyiteho, ndacyahari kandi ndi uwawe kandi ndagukunda. Ibindi ubireke, ntegereje ukuri kwawe, ntabwo tuzavugana utarambwiye. Ubwo yahise yandika ubundi butumwa, yandikira Angelique mukuru we nyine, ariko bari batarongera kuvugana, nta muntu n'umwe yitayeho. Aramwandikira ati nta kibi ndi gukora, nagiye guhura n'umuntu kuri hoteli, ashyiramo nyine aderesi z'aho hoteli iherereye. Nta muntu n'umwe nkeneye, nta n'inama zawe nkeneye, sawa. Gutyo niko yandikiye Angelique. Ubwo nyine yinjiye muri hoteli, Martin ari kumuhamagara, urumva yaramaze kubusoma ubutumwa, ariko yanze kumufata kuri telefone. Gusa Angelique we ntabwo yigeze amuhamagara kubera ko yari amuzi neza. Ubwo yari abizi ko rwose abizi kiri kuba, yarahise abimenya ko ubwo Lydia yarakaye, amwandikiye byonyine kugira ngo icyamubaho cyose Angelique abe yamenya aho yashakira, ariko nyine ko yamurakariye ku rwego rwo hejuru, adashaka kuvugana nawe. Gusa nubwo Lydia nyine atabaga ashaka kubyumva, ariko Angelique ntabwo aba ashyigikiye Ferdinand na gato ku bintu yavuze igihe yari ari kumwe na Lydia. Ndetse yewe ibyo bita guharabika Martin biba biri kwangiza umubano ukomeye cyane wa Angelique na Ferdinand. Ibyo nyine guharabika Martin Angelique yizereramo we na Lydia. Lydia rero akimara kwinjira mu marembo nyine ya hoteli, ahantu hose yanyuraga hari abantu bagomba kumuyobora, bose bambaye neza, bamwita mabuja, yubashywe, hose ahantu hari harinzwe bikomeye cyane. Ahantu rero yari ahari atazi impamvu arinzwe atyo, atazi impamvu yubashywe atyo, gusa umuntu wese yamwitaga mabuja. Ni hoteli itarimwe abakiriya benshi, imeze nk'aho yafashwe n'umuntu umwe, mbese ibintu nawe ubwe bitari bisanzwe. Umukobwa wari aho yageze bwa nyuma nyine niwe wamweretse ahantu umuntu ari bagomba kubonana yicaye. Lydia bamaze kumwereka aho ajya, yaragiye nyine, yarabibaga mu bitugu bye, arebye aragenda gake gake, arebye abona umusore wicaye wenyine,
ahantu hatatse neza, ahageze amukomyeho, umusore ahindukiye abona ni David wa musore umwe wari wamukijije, umwe bakunda guhurira hahandi kwa Damiyani. Lydia yahise atungurwa aho ati bishoboka, ticara hariya mwicare rwose. Lydia yaricaye ariko ibitekerezo bye biri kure, ubwo yatunguwe cyane, maze David aramubwira ati rero mbere na mbere mbasabye imbabazi. Si imbabazi z'iki? Ubuzima cyangwa ibintu wahuye nabyo hariya kwa Damien ntabwo nabyifuzaga ko ariko urabigenda, mbanje rero kwiseguraho. Okay, nta kibazo, okay, urakoze. Ikindi njye nitwa David nk'uko nyine ushobora kuba ubizi cyangwa se so rero nabonye uri umukobwa ukunda kuza kwa Damien, nicuza kuba hari umuntu wigeze agufata nabi cyangwa akagukora ikintu cyose gishobora kukubabaza. Uwo si njyewe rwose, nta ruhare nigeze mbigiramo, nuko situation mbamo ariko ibiteganya, ariko nyine ntabwo ari uko byari kabaye bimeze. Okay, tinese ko mbona hano harinzwe nk'uko hari harinzwe n'ubundi nkaba ntabikunda njyewe, ubundi niki cyatumye umpamagara hano? Nta kindi rwose kidasanzwe, nuko njye ubuzima bwanjye nyine nta kundi nabigenza ngo ntibugende gutya, ariko nyine nshaka ko twiganirira, nshaka ko tuzatuganira, mbese nagutumiye ngo dusangire uyu munsi bya nimugoroba, byo kurya by'umugoroba, unyibwire twibwirane bisanzwe, nta kindi. Ko ndakunda si ibintu byo gusohoka, sinzi ubwo icyaba cyatumye nyine ubikora utyo, ntabwo mbyumva. Nyine impamvu nuko nisanze nyine nanjye uriya muganga ibyo avura nawe urabizi, nanjye ndabizi. Rero nta muntu nabonye, hamaze ngewe igihe gusa nibwo nari ntangiye kukubona wowe, ariko nta muntu nabonye numvise nyine nahita tuganira, bibe ngombwa ko we yafata umwanya wo kuzaduhuza tugatera inkuru tukaganira. Niba rwose n'ibi bintu bikubangamira, nanjye nawe mbibwiye, nta wundi nabibwira ariko birambangamira rwose, numvise twasharinga inkuru zacu, ubuzima bwacu, mbese tukaba inshuti, kuko uri umwana mwiza, n'abo bagufashe nta wigeze urakarira, ntawe wigeze urwanya, mbese nifuje kumenyana nawe. Okay, ubu ko nguko niko Martin yari ari guhamagara, ariko umukobwa yanze kumwitaba. Ubuzima bwarakomeje, Martin yakomeje kuvugana nyine na Lydia. Ubwo hashize icyumweru, Lydia yemeye kubonana na Angelique yaje kumureba. Angelique aramubwira ati rero Lydia, nkubwije ukuri ko ukurimbuka k'urukundo rwanjye, nawe noneho ngiye kugushinja ko bifitemo uruhare, gusa nta ruhare rukomeye bifitemo, nawe ndakumva, ahubwo bari abasore turabakunda, ngiye nkunda Ferdinand, nawe ukunda Martin, turi abantu bakuru Lydia, tumaze gukura, reka tureke twisenya, sibyo? Urabizi ndagukunda, ariko ikintu kiri gushaka guhindura ubuzima bwacu ni inkuru Ferdinand yatubwiye. Uharetse koko kubizi ngo ukunda, tugahamagara Martin akaza tukabaza biriya bintu bari abasore bombi bahari, tukareba ko ari ibyo, ko ngewe nshaka ko duhuza kurusha uko twashwana. Kuko urabizi ndagukunda Lydia, nshaka ko ubuzima bwawe uzabamo nk'umugore buzaba bushimishije, kandi ndabizi ko ubizi ko ngukunda indani muri wowe. Nta na kimwe nkora ntashaka kubaho neza, sibyo? Okay, bahamagare nona, bahamagare rwose. Ferdinand avuga ukuntu yifata akajya gusebya Martin, nubwo nawe ampishe ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, ahora ambwira ngo ntacyo. Nyine reka tubahamagare, bahamagare. Barabahamagaye bigeze 1:30. Martin yari ahageze ndetse na Ferdinand yari ahageze.
baraganiriye, bwo bari hehe, bari kwa Angelique mu rugo. ubwo ngubwo Martin bamubajije, nyine Angelique yafashe ijambo kuko urumva ahari we, avuga ati rero ibintu biri kuba, twese turi couple, urabizi ndagukunda sheri, kandi n'aba ngaba sinakirwa mvuga ngo ibiki, barakundana. Lydia akunda Martin, Martin akunda Lydia, ariko hari ikintu kitari kugenda neza hagati yacu, ndetse hari undi muntu utari mw'ibi bintu nzi njyewe numva, witwa Damian, utari mw'ibi. Ngo ya Lydia niwe warubajije ngo Damian se nde? Hari umuntu witwa Damian, nubwo wowe ugira muganga wawe witwa Damian, ariko hari umuntu witwa Damian. Martin ntabwo yari azi ko Lydia agira umuganga witwa Damian. Ngo muganga nde? Damian. Martin, sheri ugira muganga se? Ndakuse sheri wowe uyana no buretse gukomeza. Muganga w'ibiki? Muganga ukuvura iki? Nyine sheri sheri mbabarira. Mubabarira iki? Ko muganga nde? Ariko koko ibi ni ibiki? Ferdinand, none se Damian nawe uvura? Niwe consulta wa Lydia se? Sheri kutabimbwiye. Ngo nde? Ngo consulta se? Nari kukubwira ibiki? Akonsulta ibiki se Damian? Akonsulta abantu se? None se sheri Lydia, Damian wa consulta wawe niwe none ibi ni ibikira? Abantu ibintu birabacanga. Ubwo Ferdinand ahita afata ijambo avuga ati umva mwese rero muceceke, niba koko Damian sheri yarari kuvuga ngo nawe ngo atajya amenya ngo bamwe ibi bintu, nta nubwo amuzi. Damian njyewe ni inshuti yanjye, muganga Damian, Dr. Damian ni inshuti yanjye, ni muganga wa Martin, ariko sinanzi ko ari muganga wa Lydia. Damian muganga wawe n'uyu yaramumusobanura ati yego sheri wase umbabarire narabiguhishe. Ngo none se kutigeze umbwira yuko nawe akubereye muganga? Warabimishe, icyo nicyo kintu warumisha, wabimishiye iki koko? Ariko urabimenye itakiyaguhishe se nicyo? Ngo Angelique arumirwa avuga ati umva se uwo Damian ngenda mushaka hano muri iki cyumba nonaha. Ferdinand, niba ushaka ibintu bikemuka mpamagarira Damian nonaha, sinemera kujya kumureba nta n'umuntu uva hano, afate imodoka, afate moto, afate iki, ndamushaka hano muri iki cyumba. Nta n'umuntu uva aha, nta n'umuntu wongera kuvuga, nshaka Damian. Okay sheri, nawe ndagushyigikiye, ibi bintu ntabwo mbyumva. Damian se yampishe ko Lydia, ako Damian yigeze ambwira Lydia, kandi uribuka ko yigeze avuga Lydia, ariko nanjye yigeze ambwira Lydia. Ariko sheri uzi ko yari wowe Lydia? Nawe tumva Damian nazi, tugomba hano gukitwa ibintu byose bikemutse. Damian ubwo baramuhamagaye, Damian azabisha nabisha atazi icyo Ferdinand amuhamagariye, gusa muhamagara ngo ahure na sheri we, nubwo yari yarabyanze. Urumva Damian yaje arinzwe, gusa abarinzi be basigaye hanze kubera Damian umurwayi yari afite, umuhungu wa perezida ari we David. Byari bigoye ko ibintu yakitwara uko yiboneye, basigaye hanze. Damian yinjiye muri salo kwa Angelique, ko abantu bose bahise babona Damian. Angelique n'ubwa mbere yabonye Damian, Lydia yabonye Damian, muganga wa Martin sheri we ari we Damian, n'ubundi Martin yabonye muganga we ari we muganga n'ubundi wa Lydia sheri we. Ibintu birabacanga. Ferdinand nawe ubwo nyine ukuri kwari guhise kujya ahagaragara. Ubwo Damian yahise abona ko abantu bose abereye muganga ari we Martin, ari we Lydia, bose baziranye ngo banakundana. Ubwo Damian akaba yarahoraga abwira Martin kutazigera ashuka umukobwa ari wese ngo barakundana, ariko Ferdinand akaba yaramaze igihe amubwira ati ari umuntu Martin ari gushuka w'umukobwa, mfite n'ubwoba ko afitanye isano na sheri wanjye Angelique. Ubwo Angelique yahise afata ijambo avuga ati rero Martin ceceka, Lydia ceceka, Ferdinand sheri ceceka, Damian, Dr. Damian, I'm sorry, Dr. Damian, aba bantu bari aha bose urajya umbwira yego cyangwa hoya.
mbabarire gufata ijambo kandi no kukubaza muri ubu buryo ni ibikemura amakimbirane ari aha ngaha. Njye ngiye gusara bingeze aha. Uyu Damiyani ndakumva ndanagushimira. Ese uri muganga wa Lydia ureba hano? Yego. Okay. Uri muganga wa Martin uyu nguyu ureba hano? Yego. Okay. Ni wowe Damiyani inshuti ya sheri wanjye uyu Ferdinand ureba hano? Yego. Okay. Damiyani rero ubwo nta bintu bikigoye hano bigihari. Ibanga Lydia bari baraguhishe urarimenye. Umusheri wawe Martin afite ikibazo cy'imitekerereze, muganga we n'uyu ni umurwayi we, nta n'amagambo menshi. Martin sheri wawe Lydia urabizi ubuzima yabayemo, urabizi depression afite, trauma, ubuzima bwe, ibiki byose afite n'amateka ye menshi urabizi. Uyu rero ni umuganga we, nanjye sinari muzi ariko nawe muzi ku izina n'ibiki, ariko ubu ndabimenye ni muganga we. Urubyumva sheri, umbabarire nkubwira nabi kenshi, ariko nyine nanjye ndamumenya umuvandimwe ko ari we nyine Damiyani. Ariko nawe ibintu ntabwo byari ibintu wari ukwiye guhisha ngo ubike iki gihe cyose, ubike kumbwira yuko Martin wenda Damiyani ari muganga we, buse babaye iki? Ferdinand avuga ati ariko sheri, ubona njyewe kunzi ndi umuntu woroshye ukomeza ibintu byoroshye, cyo warabikomeje none reba ahantu bitugejeje, abantu barara amajoro bicaye. Sheri, nshaka kuha ijambo Damiyani, yari guhaye twese twacecetse. Iyi jambo Damiyani, kandi Damiyani rengera ubuzima bw'aba bantu, bwabo bw'urukundo rwanjye na Angelique kuko ntibimeze neza, bwaba n'urukundo rw'uyu mwana w'umukobwa witwa Lydia. Ngo Angelique, ariko si ibintu ntibyakemutse, kuki ushaka gukomeza ibintu? Sheri ceceka. Nacecetse nawe ceceka. Lydia, none se ubuzima bwanjye buri mu kihe kibazo? Lydia ceceka. Martin, wowe nuvuga ndagukurushye ndagukubita. Damiyani, uvuga ikintu ubona aha ngaha kirangiza ibintu byose. Niba uzi kuri inshuti yacu birangiza. Toke, urakoze cyane Ferdinand. Njyewe rwose ndatengushywe cyane. Martin urambabaje ku rwego rwo hejuru. None se nari kubigenza? Ceceka. Urambabaje, ntabwo abantu nge nita hari ukubitwara. Martin, mbese Martin urabizi ko sinshaka kubivuga mu buryo bwo kugusebya, ariko ndakeka bari aha bose Ferdinand yambwiye ko ibintu byose mbese yabivuze. Nta banga riri aha, turi abantu bakuru. Martin, urabizi ko utademara, ntabwo ubasha, nta uri kiremba, nubwo iryo jambo ritari ngombwa, ariko ntabwo ubasha gushimisha abagore, ntabwo ubasha gutera akabariro, ntabwo ubasha kubyara, nta election, ntabwo uba elected, ntabwo byakunda. Ukundana ute kubona ko umuryango uberaho ikintu kimwe, uberaho urukundo, ukanaberaho kwaguka no kororoka kubw'amahirwe y'Imana yatanze kubyara. Ariko se abantu babyara binyuzehe? Binyura mu gikorwa utabasha gukora, igikorwa n'abatagize amahirwe yo kubyara bakora nabo kandi bakacyishimisha, kuko ni impano Imana yahaye abantu bo mu isi, yayiremeye. Kandi nawe yarakuremye, ariko icyo ngicyo ntabwo cyakabaye intwaro yo kurimbura ubundi buzima. Washaka ikindi, birahari byinshi wakishimishijemo, birahari. Narabikubwiye inshuro nyinshi, mbikubwira kenshi, ariko utangije ubuzima bw'uyu mwana mwiza w'umukobwa w'umurwayi. Nanjye wanjye nzi ubuzima bwe, ntabwo yifuza urugo, ntabwo yifuza kubabara. Martin, kuki wakoze ibi bintu? Ngo none se Damien, bya bintu nibyo sheri? Ati narababwiye Angelique, wowe unkubitira kure, Lydia uriruka wanga no kumvugisha, mwanze kuwunyumva. Martin yabahishe icyo kintu, icyo mukeneye ubu nuko yavuga yego cyangwa oya. Yes, nabivuge ko igihe cyanjye yagitakaje, nabivuge Martin, bivuge sheri, bivuge. Lydia agiye gufata Martin, barabafata. Martin nawe yari ari kurira, amarira ateshoka ku matama atemba, uvuga ati
none se ko nanjye ngira umutima wo gukunda, nanjye ndakunda, nanjye ndi umuntu nk'abandi, ndambiwe kuvuga ngo ndi igisaza, ndambiwe kuvuga ko iwacu ubu sinkijyayo, umusozi wose banyita ikiremba, banyita ikintu cyarumbiye iwacu, nubakiye iwacu, nabakoreye byose, nta kintu babura, ariko birirwa bamfata nk'ikigoryi. Hari ako kazi bamfata nabi, abantu bose banjyanira inzara, bamwe ngo simbyara, abandi ngo ndi ikiremba, abandi ngo nuko natinze gushaka ndi iki, nari ngize ngo nshake byibura abantu bampa umutekano, ubone ko ndi umuntu. Erega twanarira umwana, ceceka hose sheri, ngirwa sheri, ntabwo ari ubwo buzima njye nifuje, ntabwo nifuje kugira ubuzima bwo gukorera umwana ntabyaye, nifuje kuba mama, nifuza kuba umumama, nkakorera umwana wanjye ibintu mama atigeze mubona nkorera, kuko nakuze ariko Mana, kubera ikimano nkora, kubera ikimano mfata gutya, kubera ikibibimbaho, ntabwo nigeze nifuza umukunzi nkawe Martin, byibagirwe unanyibagirwe. Angelique, muga mbabarira, gusa ntabwo ndi bugume mu iyi nzu, Martin ari mu iyi nzu, ntabwo nshaka kuyigumamo, either ngende sohoka or asohoke. ubwo madame yaravuga ati Lydia tuza. Martin, saba uyu mukobwa imbabazi, kuko ibintu wabikoze atabizi kandi we wari uzi ukuri. Mwembi muri abarwayi banjye kandi rwose nta kibazo mfitanye namwe. Ibintu byose byabayeho n'ubuzima, ni ibintu byaba ku bantu bose, ariko ndagira ngo usabe Lydia imbabazi kubw'igihe cyo watakaje, n'umwanya we n'umutima we wangije. Niba ushaka kuguma uba umugabo imbere y'amaso yanjye n'imbere y'isi yose n'abantu bose, ukaba niyemeje kutazongera gukora iryo kosa, Martin, saba imbabazi uyu mukobwa. Lydia, nanjye ntabwo ari njye, gusa biragoye kuvuga ngo ntabwo uzongera kugaruka mu buzima bwanjye, ariko se kuki ngiye ibi byambayeho, wowe ntabwo wanyumva. Basi niriye jambo ribi nigeze nkubwira, basi niryari nigeze nkukubita, basi niryari ntagukunze ngo nanabikwereke, ubona ko nagukunda. Ukunde wakunda, njye ntabwo gukeneye, ntabwo ngukeneye, wa mugome we, ubu washakaga kuzajya unyiriza, ariko urakoze Angelique. Yahobeye Angelique ari kurira, bombi bari kurira, ashimira Angelique ku byo yakoze, kuba murokoye. Mbese Angelique nawe yarambwira ati sheri, ushimira sheri wanjye Ferdinand, niwe wakoze ibi byose. Ngo Ferdinand, Lydia yamusabye imbabazi aranamushimira. Ubwo Damiyani, abantu bose bagaye umuntu witwa Martin asohoka ari kurira mu nzu arataha. Ubwo basigaye aho ngaho, Damiye nyine ari kubwira Lydia ati humura, ibintu bizajya mu buryo kandi ntugire ikibazo, urakoze muga. Aramuhobera. Ubwo ngubwo barakomeje, ubuzima bwarakomeje. Angelique ndetse yewe na Ferdinand bakomeje urukundo rwabo bishimye cyane. Lydia yamenyanye na Ferdinand, noneho bakajya basohoka baba inshuti. Ubwo na Damiye yatangiye gusohokana nawe, noneho Damiye nawe atangira gusohokana na wa musore wa undi David. Yahise ategeka ko nta muntu uzongera kumurinda abantu, akajya arindwa noneho n'abantu bakeya, ndetse yewe bakanagena uburyo bari bugende. Ubwo Lydia ntabwo yahagaritse kuvugana na Martin baravuganaga ariko nk'inshuti zisanzwe nyine, akamuvugisha ariko gake cyane kuri telefone, batagendana. Ari umuntu uri aho wamuhemukiye, wamuteye ikindi gikomere, ariko nyine nabwo akitanga, akumva nyine abakamera nyine kuvugisha Martin, kuko we yaramukundaga ariko nta burenganzira bwo kubana nawe. Iteka cyangwa se amateka n'ubuzima bw'imibereho, cyangwa se ibyo nakita nature cyangwa se igeno, ryigeze biha uburenganzira Martin kuri Lydia. Byarabumwimye ibyo byose nakita ubuzima, nyine bwamwimye uburenganzira ku gukundana n'abagore cyangwa se kubana n'abagore nk'umugore n'umugabo.
ubwo bwagezeho David atera ivi asaba Lydia ko yamubera umugore. Yabimusabye hashize igihe bakundanye, ari inshuti batemberana. Lydia yararenze bya bintu, Martin yaribagiranye, hari hashize nyine igihe kirekire. Ubwo umunsi wo gutera ivi nibwo Damian yahuje Ferdinand, Angelique na Lydia, yewe ndetse na David. Yahamagaye ababyeyi ba Angelique na Lydia, hari bwo nyine ntabwo baba babyara Lydia mu nda, maze David asaba imbabazi Lydia amubwira ko hari ikintu yamubeshye. Lydia yatangiye kurira, ariko aramubwira ati ndifuza kugusaba imbabazi mbere y'uko hari ikindi kintu gikomeza. Ni njyewe nari umwana muto mfite imyaka 15, twari mu modoka, umushoferi yagonze umumama, niko ninjye nari mu iyo modoka. Nari umwana muto, nabasabye gusohoka tugahagarara tugatabara, ariko ntibyakunze. Nakuze nishinja icyaha, kubw'amahirwe nza kubona Damian yaramfashije, atuma ibyo bintu binshiramo, ariko Damian ambera inzira, yangejeje kuri uyu mwana w'umukobwa witwa Lydia. Mwebwe nk'umuryango mbasabye imbabazi kuko narimbuye ubuzima bwa Lydia, nubwo we nabimubwiye, ariko mwe mutarabimenya mwese. Lydia yarambabariye, ariko ntabwo binyuze. Nshaka mwese mumbabarira, mukumva ko ari njyewe wakoze ibyo bintu. Abantu bose baratunguwe, bari bazi ko imodoka zahanyuze ari imodoka za perezida, byaranacecetswe hashize imyaka igiye kuba hafi 15, nyamara nta wari uzi ko umuntu uri gukundana na Lydia ari umwana wa perezida. Abantu bose barumiwe. Lydia nawe yari yarabwiwe iby'inkuru, ariko atarabwiwe ko umwana, ataramubwiye ko ari uwa perezida, yari yaramubwiye ko ari uwa minisitiri. Aho niho yari amenyeye ko ari umwana nyirizina wa perezida. Ubwo bakiri aho ngaho ntabwo bamenye uko bigenze. Abantu bamaze kubabarira bose, bababariye David, hahise hagotwa n'imodoka zikomeye cyane, maze hahita haza umusaza, nawe aratabira akora umusore cyangwa se umuhungu we mu ntoki, kubera ko umusaza we ntiyumvaga yuko ari ikosa ryabayeho, ariko umuhungu we yamubereye aho atarari, aba intwari, maze umuryango wose urabimenya kandi ubabarira umuryango wa perezida. Ubwo hakurikiyeho igihe cy'ubukwe, hakozwe ubukwe bw'igitangaza. Lydia ashakana na David, umwana wa perezida, mu buryo butari bwitezwe ko bwashoboka. Byabaye nyuma y'ibyumweru 2. Ijambo Lydia yavuze ku munsi w'ubukwe, yaravuze ati nagenze mu bihe bikomeye cyane, nahuye n'abantu benshi, nahuye n'abantu batandukanye. Kuva umunsi mvuka nabayeho ubuzima bugoye, ariko nta n'umwe mbyitiranya wenda ngo mbe navuga ko ari wabiteye. Ni igeno ryanjye, kandi nabonye ko icyo zaba cyose ntabwo gishobora kwitambika ngo ntikibe cyangwa gihinduke. Umuntu wese icyo azaba cyo nta kigihindura, kandi abacyo abazahura nabo umugisha azabagiriraho, abazamuteza ibyago, abazamukerereza, abazagiriraho umugisha n'abazamugirira neza, byose ahura nabyo kandi ntacyo wahindura. Narebaga data nkumva hari icyo nakora, ariko ntacyo nari mfite cyo gukora. Ndashimira Angelique, ndashimira mu rugo, papa na mama barakoze. Ndanashimira abo bampaye, papa mukuru na mama mukuru, namwe mwarakoze. Ndashimira nyogokuru nubwo atakiriho, nawe yaranyakiriye nkimara guhura n'amage.
ndashimira kandi umugabo witwa Damien, Dr Damien ndamushimira cyane, ubuzima bwanjye yabukuye mu manga atuma nongera kuba umuntu. Ndashimira Ferdinand watumye nisobanukirwa ngiye gusubira mu manga. Ndashimira umugabo witwa Martin wanyeretse ko gukunda bibaho, atuma numva yuko inyama yo gukunda muri njyewe igihari. Ndamushimira. Ndashimira abantu bambaye hafi bose, ariko cyane cyane David, yumve ko mushimiye. David yampaye urukundo, yampaye ubuzima, yarantembereje, yanyeretse ubumuntu. Igikomere yabanye nacyo imyaka yose yantwaje, yamfashije kumva yuko ibyo niyumvaga. Namenye ko uko numvaga umuntu wakoze ikintu kiyambayeho yakabaye yiyumva, yaramfashije niko yiyumvise. Yamfashije umutwaro w'ubuzima, yamfashije kuremererwa kugeza duhuye, na nyuma yaho yamfashije gukira ibikomere abatanije na Dr Damien. Ubuzima bwanjye babushyira ku rumuri, banyereka inzira. None yampaye urukundo rurimo byose, kandi ankunda ntari nkwiye kuba uwo yakabaye akunda. Yanyeretse ko ubumuntu buba no mu bakomeye, kandi yanyeretse ko urukundo rutagira imipaka. Sheri, warakoze. Barahoberanye. Ubwo urumva David yarushaga Lydia imyaka 4, mbese barahoberanye, ibintu bigenda neza. Perezida arabagabira, abaha umugisha. Papa wa Angelique na mama we nabo bari bahari, Damien yari ahari, Martin yari ahari, abantu bose bari bahari. Nubwo bwose ibintu bya Martin na Lydia bitakunze, ariko Martin n'ubundi yarishimye kuko ntabwo byari byiza ko ari imbura ubuzima n'ubundi bw'umukobwa, kandi umukobwa ufite ejo hazaza, ufite ibikomere nk'ibyo yari afite. Ibyinshi yanamenye nyuma y'urukundo rwabo atarazi cyane. Ubwo ngubwo ni uko nguko byagenze. Ubwo bagiye nyuma bajya gushyingura neza mu cyubahiro, aho mama wa Lydia yari ashyinguye, aho nyirakuru wa Lydia yari ashyinguye. Babashyingura mu cyubahiro, ndetse yewe bashaka uburyo papa wa Lydia yavurwa, ariko we byarangiye nyine byanze gukira, byanze, ariko abayeho neza, yitabwaho ku rwego rwo hejuru, kuko yari wo bita ba mwana cyangwa se manyina wa perezida. Lydia ubuzima bwarahindutse, we na Angelique n'umuryango yabo. Lydia aba umuntu ukomeye, ahabwa uburenganzira bwo gushinga ikigo cyita ku bana b'imfubyi, ahabwa uburenganzira bwo kuvugira abababaye, ahabwa uburenganzira bwo gukorana na polisi, ndetse yewe no gukorana n'inzego zishinzwe uburyo bwo gukurikirana impanuka zo mu muhanda. Ibintu byose azana ikijyanye n'ubumuntu mu bantu, kuko uko yabayeho mu rugo rwe ntiyigeze aba umuntu wo mu ngoro. Yabaye umuturage, yabaye umugore usanzwe, yasangaga abagore, yasangaga abana b'abakobwa, akabasuhuza, akajya gusangira n'imfubyi, akajya gusangira n'abantu bose. Nta kintu na kimwe cyigeze kimukoma, ku buryo we n'umugabo we hari hatakiri impamvu zikomeye zo kurindwa, nk'aho atari abana cyangwa se atari umuryango ukomoka muri perezidansi. Gusa nyine babayeho ubuzima bworoheje bwa gikira, ariko butikoza ibijyanye n'amategeko n'uburinzi bubatandukanya na rubanda. Ngayo nguko rero Lydia byarangiye abyaye, abyara impanga, abyara umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa, maze arabarera, maze ibintu byose bigenda neza. Lydia baramuhemba, abo umugisha ku gihugu, ndetse yewe abo wo buri wese yisangamo, umukene n'umukire, ubabaye n'unezerewe. Ndagushimiye rero, kandi nyine nongeye gushimira ko wakanze subscribe. Nge nitwa Tiyunsanze, nkaba nshimiye ko
uwakurikiye inkuru igice cya mbere n'igice cya kabiri kirangiriye ahangaha, rwose inkuru y'umwana w'umuperezida wakundanye cyangwa se wikundiye umukobwa w'indushyi, umukobwa utagira kivurira, ariko akaba yaramukunze mu buryo bw'amayobera butari bwitezwe ko byakunda, nyuma y'impanuka y'uko umubyeyi wari umukene mu rugo rw'abakene, ufite umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, rwose byagenze neza. Kandi nyine burya ngo nta nkuru nta n'intsinzi itagira ibitambo, nuko byagenze, ariko burya urupfu ni urwa twese, nta n'icyo bari kubihinduraho, byari byarabaye gusa biba byiza iyo bisoje mu byishimo. Nuko nguko rero nuko igeno rimera. Ndagushimiye, ciao ciao, uko nibana n'abantu mugira impagarike n'ubugingo, ndabakunda cyane, Imana ihe umugisha abakanze subscribe, abarwayi Imana ibakize, bye bye, I love you. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa T Musanze. Ciao ciao, nakagaruka.